umuzima arapfuye ubu niko mu kanya gato abantu bagiye kuba bari kuvuga mu makomenti y'amasocial media agiye atandukanye cyangwa se n'ubungubu n'aka kanya babitangiye. Ubundi guys, reka mbabaze mwebwe munkurikiye, ni ukubera iki abantu akenshi tudashimishwa n'iterambere ry'umuntu cyangwa se n'ukuri tudashimishwa n'ibyo umuntu ari kugeraho? Muribuka neza iyi couple ku itariki 9 z'ukwezi turimo, kwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2025, nibwo aga promoter ya propose cyangwa se yambitse impeta umukunzi we Miki, ariko amagambo mwavuze ntabwo ari abantu mwese, amagambo mwavuze bamwe muri mwe sinekereza neza ko yari meza. Ntabwo abantu bose bavuga ibi, ariko hafi ya mwese cyangwa se abenshi muri mwe mwavuze ibitari byiza kuri iyi couple. Mwavuze kuri Miki, muvuga kuri Aga, mbese mubavuga bombi. Bamwe bavuga kuri side imwe, abandi bakavuga bombi, ariko by'umwihariko bakavuga ibintu bitari byiza. None ndimo ndibariza, ese kubera iki abantu tudashimishwa n'iterambere ry'umuntu? Kubera iki tudashimishwa n'ibyo umuntu yagezeho, ahubwo twumva ko twamurwanya, twumva ko twamuvuga nabi? Kubera iki kandi bimwe mu byo dukora mutumva ko byahinduka? Kuko abenshi hari ibyo bavuga ku muntu runaka, ariko se kubera iki baba bamutega iminsi? Kubera iki batumva ko yahindutse? Ariko nanone ntabyo ngibyo turi kwibandaho. Icyo nshaka kumenya ni ukubera iki abantu tudashimishwa n'iterambere ry'abandi. Ubu rero kuri iyi tariki ya 27 z'uku kwezi, n'ubundi nta gihe kinini gishize uyu musore propose Miki, none ubu noneho bagiye cyangwa se basezeranye imbere y'amategeko, ibyo twita civil wedding cyangwa se basezeranye mu murenge. Rero iki ni igikorwa gikomeye cyane kitapfa gukorwa na buri wese cyangwa se gitakorwa n'abantu bose. Ahanini nyine gikorwa n'abantu bakeya, ariko suko abandi batagikora batabikunze cyangwa batabikeneye. Biterwa n'impamvu zitandukanye. Abatabikora kubera ubushobozi, abatabikora kubwo izindi mpamvu runaka, ariko by'umwihariko n'aba bafite ubushobozi bwo kuba babikora ariko ntibabikore kubera impamvu runaka. Iki gikorwa ni igikorwa gikomeye cyane, ni igikorwa abantu batekereza gukora bakarwara n'umutwe. Rero kuba iyi couple yafashe umwanzuro wo gukora ibi, ni uko nyine ari abantu, sinzi uko nabivuga, ariko bakoze ikintu gikomeye cyane, bateye intambwe ikomeye mu buzima bwabo. Congratulations ahubwo ku ntambwe mwateye. Nizere ko Imana izabafasha no mu bindi. Ariko rero ndimo nibaza ni ese noneho baravuga iki? Bamwe bavuze nyine, cyangwa se n'abandi batavuze bagacikanwa. Kuri iyi nshuro noneho baravuga iki? Ese ubundi ibi ngibi bizavugwa cyangwa se bizakorwa kugeza ryari? Ndavuga kuba abantu benshi dushishikazwa cyane no kujya kuvuga abandi, by'umwihariko izi social media zibigiramo uruhare, cyangwa se nyuma y'uko zimaze kumenya gukoreshwa n'abantu benshi batandukanye. Umwana aravuka azi gukoresha imbuga nkoranyambaga, umwana aravuka acanye ku jisho kubera ko nyine ibyo asanga tukora, ibyo avukiyemo nawe nyine arabikurana. Ese tuzagezahe? Tuzagarukira he kumva ko tubayeho nyine mu buryo bwo gusebya, mu buryo bwo kuvuga abantu? Sinzi uko nabivuga. Impamvu ndi kubitindaho cyane ni uko nta gihe gito cyari gishize habayeho amarorerwa, twavuga ko ari nk'amarorerwa, ariko nanone sibwo byari bibaye bwa mbere, ahubwo ni ibintu bimaze igihe bibaho, ugasanga nyine abantu bashishikajwe n'ibyo bintu kandi atari byiza. Urugero nk'inkuru ijyanye no gutangaza amashusho y'urukozasoni cyangwa se amashusho atameze neza mu bantu, ugasanga nyine byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Ibi rero nubwo biba bivuzwe, n'abo bantu nabo nyine ntabwo aba ari bo bavuga ibyo babonye. Ariko nanone se kubera iki ibikorwa nk'ibi ngibi byiza noneho byo tutabishyigikira ngo twumve nyine twishimiye iterambere rya mugenzi wacu, ubwo tumufashe nyine no kugera ku bindi biri imbere, ubwo twumva ko nyine twabatega iminsi? So muribuka neza Vestine ukuntu mwaramuvuze cyane, muramuvuga, yemwe bamwe bamuvuga ibyiza, abandi bamuvuga ibibi, abandi bakamutega iminsi nyuma y'uko ashatse. Ariko kandi nubwo bitanagenze neza,
nabwo nyuma yuko bitagenze neza cyangwa nyuma yuko tumenye ko bitagenze neza bamwe mwagiye bamutuka. Ese ni byiza ko mwamutuka? Se ubundi kubera iki twihutira kujudginga, twihutira kuvuga ikintu tutazi neza cyangwa se tutabanje gutekereza ngo twumve twishyize mu cyimbo cy'uwo muntu, ari twe bibayeho, ari twe bigenze uko byagenda biti? Kubera iki dushishikazwa no kuvuga tukavuga abandi? Kuki tujya dutekereza ese biramutse bibaye kuri twebwe twabasha kubyakira, kumva ko twavuzwe? Buriya reka umbwire, amagambo araryana, amagambo arababaza. Kugira ngo ubyumve neza, umuntu wakubwiye nabi cyangwa se niyo yari umubyeyi wawe, ijambo yakubwiye rikumeretsa ukiri umwana, nubwo wari ukiri umwana ariko urinda ukura urya jambo kirifite mu mutwe wawe. Rero amagambo ararijyana kuruta inkoni. Aho kugira ngo umuntu akubwire nabi, umuntu akuvuge, buriya yanagukubita. Donc inkoni iyo umuntu azigukubise urababara yego, ariko iyo umaze guhorerwa ushobora kubyibagirwa. Ariko niba ari ijambo mbese wari keeping in mind ku buryo ushobora kurinda upfa ukiritekereza. Gusa reka sinzi, byari igihe bindenga ngo mbuze n'ibyo mvuga, ariko reka mbabwize ukuri, twakabaye twisubiraho, twakabaye dutekereza kuri bagenzi bacu bagize icyo bageraho, tukabifuriza kugera no ku bindi, ntidushishikazwe no kubatega iminsi no kubavuga nabi. Ibi byose bivugiye kuri iyi couple. Hari benshi batanatekereza ko nyine abantu bajya mu murenge. Hari benshi bumvaga ko propose kimara kuba barete bumva inkuru nyine ngo batandukanye, cyangwa bamwe bakatangira kuvuga ngo ni za prank. Ariko please, dushaka twakisubiraho, dushaka twamenya ko dukoresha imbuga nkoranyambaga zacu, dushaka mbese sinzi uko nabivuga, ariko the key message nagomba gutanga yatambutse. Reka rero nizere ko meze neza, kandi nizere ko byo muri gukora biri kugendekera neza, mukomeze muguke neza muri hose. Ibindi tuzasubira ubundi, mugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane.